umushumba dahari nanone kama mchungaji hayuko bakavuga ngo tuzasenga ariko umushumba yaje. Anasema tutaomba wakati mchungaji atakuja. Ariko umushumba ntabwo aba yajyanye Imana. Mchungaji haiko kwamba anabeba Mungu kwa Imana ye iba yasigaye. Mungu wa mchungaji anakuwaka na bagia hapa. Kuri shimye Imana abantu basengeye uyu munsi. Nashukuru Mungu kwa watu waliomba leo. Kandi reka mbone Imana ibahumugisha. Acha niseme Mungu awabariki. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Amen. Amen. Ntekereza ku bwami bw'Imana. Nafikiriaka sana kwa ufalme ya mbingu. Havuga ni se bizaba bimeze gute? Nasema itakuwa je sasa. None se nimba imvura izaba iri kugwa na kama mvua itakuwa inanyesha, Yesu akaza, Yesu anakuja. Hanyuma se niba inkuba zizaba ziri gukubita, kama radi itakuwa inapiga, Yesu akaza, Yesu anakuja. Cyangwa se nimba hazaba hari izuba rikomeye cyane, kama itakuwa jua kali sana, bizadutera kutava mu nzu ngo kubera ko imvura ihari. Itakupatia kutoka nyumbani kwa sababu mvua iko. Bizadutera kutava mu nzu ngo kubera ko izuba ryabaye ryinshi. Itatupatia kutoka nyumbani jua inakuwa kali. Shimye Imana kuko Imana yacu ni nziza. Nashukuru Mungu kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Umwana wanjye w'umukobwa ishobundi yarabyaye byara amahoro. Msichana yangu alizaa mzuri amani nzuri. Ndayishimiye Imana ishimwe. Nashukuru Mungu, Mungu asifiwe. Reka tuhaguruke tusome ijambo ry'Imana. Acha tusimame tusome neno la Mungu. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yohana. Neno la Mungu iko kwa kitabu ya Yohana ibice 9. Yohana sura 9 murongo wa 1 turageza ku murongo wa 3. mstari ya kwanza hadi 3. Reka tusome mu izina rya Yesu. Acha tusome kwa jina la Yesu. Anavuga ngo hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Murongo wa 2 anavuga ngo wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? 3 haravuga ngo Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidilishe ndani yake. Amen. Bichare Tikale. Ndashaka kuvuga ku nkuru z'impumyi. Nataka kuzungumza kwa habari ya kipofu. Ndagibuka ku wa 4. Nakumbuka siku ya 4 Imana yarambwiye ngo buri muntu wese azafite icyifuzo cy'uyu munsi. Mungu aliniambia kila mtu aje na hitaji yake leo. Ariko mbaza Imana, mbese Imana bizaba bimeze gute? Nikauliza Mungu itakuwa je? Imana irambwira ngo hari ibyo nzakora. Mungu akaniambia kuna kitu nitafanya. Reke mbabwire bene data. Acha nibambie bado. Imana yacu mu bwenge. Mungu wetu ni akili. Imana irambwira ngo hari ibyo nzakora. Mungu akaniambia kuna mambo kandi nzakorera abasaza, nitatendea benye batakuja, kugira ngo ineza yanjye igaragarirwe muri byo, mazuri yangu yonekane ndani yao. Hanyuma umunsi w'ejo na siku ya jana ntangira kubaza Imana, nise Imana bizagenda. Nikaanza kuuliza Mungu itakuwa je? Imana ipereza ijambo. Mungu akanipa imaze kumira ijambo. Aliponipa hii neno ntangira kuryibazaho, nikaanza kujiswali juu ya ndashaka ngo umuntu antege matwi. Nataka mtu anitege masikio. Ni iminota mike ya gusa, ni dakika chache. Urabona ikintu kishe abarokore muri iyi minsi? Unaona kitu inaua warokore kwa isi? Ni ikintu gikomeye cyane, ni kitu kubwa sana. Kandi nanone na tena ukibona wigikomeye anaona kwamba ni kubwa, ariko na akantu gatoya kugusa, lakini kitu kadogo sana. Ejo bundi umushakazi w'Imana Claudina, juzi mjakazi wa Mungu yahagaze hadi imbere, alisimama hapa, aravuga ngo, anasema hari ikintu tushobora gusengera, kuna kitu tunaweza, hari n'icyo tutashobora gusengera, na kuna mambo ingine ya tukagifatira decision, tunachukua tu decision. Kwa mukakiza kusema ndani ya wokovu birasaba decision. Naomba kuwa na kugira ngo umuntu akizwe, kwamba mtu niko ugira decision, ni kuchukua kugira ngo ukizwe tu wokovu. Hari igihe utashobora no gusenga, kuna wakati hauwezi, kuko hari ibyo gusenga
kusengerwa Kuna n'ibitasengerwa. vitu vya kuombewa na vyenye Niba nzi ko nge ndi umusambanyi, kama ninajua mimi ni msingifu. njyewe ndabizi ko ndi Mimi umusambanyi, najua kama niko msingifu. ntabwo ari ibintu byo gusenga Haiko vitu ya kuombea. ngo Mana umfashe mve mu busambanyi. Nisaidie nitoke Ni ndani ya ibintu usingifu. bya decision, Ni vitu ya kuchukua hatua. gufata decision. Kuchukua hatua. Ndavuga ngo mfashe umwanzuro, Nasema mimi nachukua hatua. njyeweho ndetse Mimi ubusambanyi. naacha usharati. Pointre Inatosha. nta kindi. Hakuna Niba nzi ko ndi Kama umunyamaganga, ninajua niko mtu wa kutetea. kuko uyu munwa, Ni kinywa hiki. ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Neno la Mungu lina akaboko kamwe Mkono bigashaka kukubuza kugeza kama kuzuia kwenda uzagakate. uikate. Ntabwo tuzagakata n'icyuma, my friend. Utaikata na kisu mandugu. Amen. Ni decision. Ni kukamata hatua. Nshatse kugukurikira, Nataka nikufuate. Mana ndashaka kugukurikira. Yesu, nataka nikufuate. Bigenze nte kugira ngo Nifanye ngukurikire? nini ili Ni nikufuate? decision. Unakamata hatua tu. Hari igihe njya mbona abakobwa b'iwanjye Na muda naonaka wasichana batangira ngo mango ntabwo turi burya, wananiambia si hatutakula. turamara icyumweru Tutamaliza wiki turi kurya nimugoroba, tunakula jioni. ariko twafata amasengesho Tukichukua maombi ya cyumweru ni kibe. ile wiki haitakuwa ndani. Amen. Amen. Ni decision, Ni kukamata ni decision. decision. Ni kukamata. Iyo ushatse kunanuka, Kitaka kugonda. njya byumva abakobwa bari kubivuga, Unalisikiaka wasichana wanabisema. ngura vinegere mu minsi 3 ikabirarangira. Aseme vinegre kwa siku Kubera tatu. iki bayirya mu minsi 3? Yaani wanaikula kwa siku Ni tatu. decision kuko bashaka kugira ngo Sio tu wanapenda nini kugonda. bananuke. Wanapenda kugonda. Ndashaka kuvuga ikintu, Nataka niseme kitu. ndashaka ngo umuntu anyumve. Nataka mtu anisikie. Ikibazo dufite abarokore Shida tuko ndo ni wanokole. ikibazo kimwe cyo Ni kumenyera. shida moja ya kuzoea. Tukaba mu nzu y'Imana ukwezi, Tunaishi mu nyumba ya Mungu. tukaba mu nzu y'Imana amezi 2, Tunaishi mu nyumba ya Mungu. tukaba mu nzu y'Imana imyaka, Tunaishi miaka. ariko kukizwa kikaba Lakini ikibazo. kuokoka inakuwa shida. Mwumva amakuru y'uyu mugabo, Usikie habari ya huyu. nimba ari umugabo niba ari umukobwa simbizi. Kama ni mwanaume kama ni Tusomye mwanamke. ijambo ry'Imana Tumesoma riri mu neno. gitabo cya Yohana Kitabu ya Yohana ibice ni 9 sura ku 9 murongo wa mbere mstari ya kwanza ukageza ku murongo wa 3. mpaka mstari ya tatu. Hatubwiye amakuru Imetuambia y'impumyi. ya kipofu. Atukuzwe Bwana. Amen. Bashaka gusenga mukanya. Tunataka kuomba dakika chache. Hatubwiye amakuru y'impumyi. Wanatuambia habari ya Iyi kipofu. mpumyi Kipofu hii yavutse alizaliwa ari impumyi. na iko kipofu. Reka maze ababyeyi, Acha niulize. iyo umuntu atwite Mtu kama anabeba ujya kwa muganga, kwenda hospitali. wajya kwa muganga Kienda hospitali. ugatangira kubaza muganga niba bakunyujije muri Unakuuliza ecography, mganga kama ukamubwira alikupitisha. ati ese muganga urabona nzabyara iki? Mganga unaona Muganga tazama. akakubwira ati rwose uzabyara Mganga umugabo, anasema utazama. cyangwa akakubwira ngo uzabyara umuhungu, Ama utazama. cyangwa se akakubwira ngo ni uko nyine gutegereza. Vile vile ngoja. So uyu mumama nawe Hii mama na yageze igihe aratwita, alifika muda kabeba. atwita nk'uko nakutwise, Akachukua mimba kama vile atwita nk'uko nawe watwise. kama vile na wewe ulibeba. Yewe bishoboke kuba yaragiye no kuri maternity, Alienda kumaternity. atangira no gutegura imyambaro Anza y'umwana, kuandaa manguo. ariko ikibazo gikomeye, Hii ni shida. agiye kubyara. Sasa alienda. Ndashaka kunyumve gatoya, Nataka unisikie. agiye kubyara. Sasa alienda. Yesu nashimwe cyane. Agiye kubyara. Sasa alienda. Reka mbabwire ababyeyi, ababyeyi munyumve cyane. Iyo turi muri sanda kushema, habamo urusaku rw'abantu aba. Unakuwaka makelele ya watu mbili. Yego hoya. Ndiyo au hapana? Habamo urusaku rugiye kubyara, Huko makelele ya mwenye habamo urusaku rw'umuganga. na makelele ya munganga. Urusaku rugiye kubyara bimera gutya. Munganga ya mwenye nenda Ari kugira ngo muganga we mfasha, muganga we ndapfuye, muganga we ndapfuye, muganga nakamubwira ngo ceceka, anasema nyamaza. nusunika igihe cyo gusunika igihe Sukume wa ntabwo kiragera. Hayafika. Ikibazo dufite, turimo turasunika igihe kitaragera, ya enea. kandi iyo usunitse igihe kitaragera Wakati haba unasukume harimo ibintu bibiri. kuko vitu mbili. Matrice irashwanyuka, Atrisi inaweza pasuka swati umwana agapfira mu mata. au mtoto anakufia. Ndashaka kuvuga ikintu Nataka sema kandi kitu. muranyumve. Nataka mtu anisikie.
Tuhereze Imana icyubahiro. Tupatie Mungu utukufu. Wenda abantu babyara kubisu Batu wenye banasalia ku operation. wenda ntago bari bumenye iryo banga. O abatayuwa ile masala. Ariko ku bantu babyaye muri normal Batu balisalia mu normal. iryo banga bararisi. Ile siri banayijua. Nubwo atashobora kuba yarabyaye muri normal ariko ibanga ry'ibise ararisi. Ya maumivu ya kuzaa. Umubyeyi aratwita. Muzazi ajya ku bitaro. anaenda ko. Agenda agiye kuramukwa kugira ngo abyare. Anaenda tu azali. Ageze kwa muganga muri sante ya kushema. Hospitali musale ya. Yari gutabaza ngo Mana ntabara. Wanaita Mungu ni. Wenda yari no guhamagara umugabo wiwe. Wanaita mume. Wenda yari no guhamagara umuryango. Alikuwa anaita. Wenda yari guhamagara umuganga. Alikuwa anaita. Uko nge nawe ntabwo tubizi ko yari guhamagara. Bijue kama Umuganga nawe akamubwira ati tuza. Igihe kigiye kugera. Ariko tuze. Reka mbabwire bene data. Umuntu wese utategereza igihe cy'Imana iyo ageze imbere y'Imana Imana imuhafatwa. Mungu anamupatiaka kamata. Amen. Amen. Iyo utazi gutegereza Imana Kama ujue kungoja. niyo mpamvu abantu bari kuza mu nsengero Watu wanakuja mu kanisa. bakananirwa. Banashindwa. Yashe kubera vision yiwe. Anakuja juu ya yaje ashaka umugabo, yaje ashaka akazi, yaje ashaka umugore, yaje ashaka ubucuruzi, yaje ashaka igitangaza. Ariko ibyo bitangaza yatabibonye aramara ukwezi amezi abiri atatu. Walisa miezi tatu. Hariya nta mana bafite. Pale habana Mungu. Ntabwo ari ibyo. Pale haliko vile. Ni wowe utayifite. Wenjo hauna Mungu. Ni wowe utayifite. Wenjo hauna Mungu. Ni wowe utayifite. Wenjo hauna Mungu. Ni wowe utafite Imana. Wenjo hauna Mungu. Ahubwo twe turayifite. Sisi tuko na Mungu. Haleluya. Amen. Uyu mugore ajya kuriya kusema. Huyu mzazi anaenda Ageze kuriya kusema. Alipofika fasi ya kusema. Ngwagera igihe cyo gusunika igise. Kamuda ya kusukuma. Arasunika. Anasukuma. Amaze gusunika. Ikintu cyaje kunangaza muri iyi nkuru. Kitu nitangaza kwa hii habari. Arabyara. Akazaa. Iyo umuntu amaze kubyara. Kati mtu anamaliza. Ikintu cya mbere atangira kubaza umuganga. Kitu ya kwanza anauliza. Arakugira ngo muganga nabyaye iki? Nimezaa. Nabyaye iki? Nimezaa nani? Ya marira atangira kugera gute? Ile machozi inaanza kufanya. Ya marira atangira gushira. Inaanza kuisha. Wa mubabaro utangira kugira gute? Ile usuni inaanza fanya. Noneho wumva kantu kaba muri iki. Sikia kakitu kana kuwa. Ya nduru y'umubyeyi irashira. Ile fujo ya muzazi. Hakaza induru y'iki? Unakuwa fujo ya nini? Waretse mukabyarira igihe. Mwache muzalie wakati. Waretse mukabyarira igihe. Mwache muzale wakati. Waretse mukabyarira igihe. Mwache muzale wakati. Amasezerano y'Imana ariko Imana yatanga. Akomezwa n'imbaraga z'amaraso ya Yesu. Mureke tubyarire igihe. Utazabyara premature. Kandi iyo umuntu amaze kubyara premature uzi ikibazo kibaho. Bakukubita amezi abiri mu bitaro. Anakupiga miezi 2 mu hospitali. Kandi ukajura utari kumwe n'umwana. Unalalaka bila pamoja na mwana. Mwana karara muri kuvezi. Toto nalala mu kuvezi. Na wewe unalala pale ku kitanda. Kuvugira ijambo. Nataka niseme hili. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Hanyuma na sasa uyu mubyeyi arabyara. Uyu mzazi. Uyu mubyeyi amaze kubyara. Alipomaliza kuzaa. Haleluya. Amen. Amaze kubyara. Alipomaliza kuzaa. Abaza muganga. Akauliza munganga. Nabyaye iki? Nilizani. Muganga aramubwira ati. Munganga anamwambia. Ati umva. Sikiliza. Wabyaye impu. Umezaa kipofu. Nikambaza ababyeyi. Acha niulize bazazi. Yemwe babyeyi. Bazazi. Umwana. Mtoto. Avuka. Anazaliwa. Areba. Na anaona. Cyangwa avuka. Afunza amaso. Anafunga macho. Amen. Umwana wese. Mtoto yote. Avuka afunza amaso. Anazaliwa kana anafunga macho. Azafunza amaso. Anakuyaka na anafunga macho. Muganga aramubwira ati. Muganga anamwambia. Wabyaye impu. Ulizala kipofu. Au kugira ngo muganga amubwire ngo yabyaye umuhungu. Alipa kumwambia mzazi. Au kugira ngo muganga amubwire ngo yabyaye umukobwa. Atangira kumubwira ngo yabyaye iki? Anamwambia ulizala kipofu. Uramenye. Angalisho. Uramenye muri urugendo. Angalisho mwaisa. Muri urugendo. Mwaisa fa. Muri urugendo. Mwaisa fa. Nimushaka mwitonde. Ukitaka mfanye angalisho. Nimushaka mwitonde. Mfanye angalisho. Mukorere data.
tumikie Baba, dukorere Imana inzira z'ikigendo, tumikie Mungu wa tube mu by'Imana, tuishi mu kandi nituba mu by'Imana tuzabona ineza y'Imana, taona mazuri, nituba mu by'Imana tuzabona gukomera kw'Imana. Nabwiye abantu ngo hanze ni habi, cyangwa Imana ryarabwiye ngo haba abarozi, ngo abimbwa n'abasambanyi, ariko mu nzu y'Imana, mu nzu y'Imana habamo ibyiza by'Imana. Amen. Umuganga aramubwira ngo wabyaye impumyi, mganga akamwambia unazaa kipofu. Umubyeyi akurana iyo mpumyi ye, sasa akakomaa, ariko mu by'ukuri lakini kwa uyu mubyeyi huyu mzaa yari yabyaye igitsina, alikuwa amezaa, bigaragara yuko yari abyaye umuhungu cyangwa umukobwa. Hano Bibiliya ntabwo itubwiye niba ari umuhungu, ntabwo itubwiye niba ari umukobwa. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo avuka ari iki? Ari impumyi na iko kipofu. Imana yatubwiye ejo bundi, iratubwira ngo umucyo wayo imanutse hagati muri twe, ariko se mu by'ukuri mwitangira ry'umwaka Imana niba yarakubwiye ngo umucyo wayo umanutse hagati muri wowe, mu by'ukuri ko Imana umucyo umanutse muri wowe, nimba umucyo w'Imana umanutse mu bantu, nimba umucyo w'Imana uje hagati mu bantu, abantu baracya, abantu bagira ukuri, abantu ntabwo bagira urwango, na chuki. Amen. Usikutangira n'umwaka n'urwango, kuanza mwaka na uko na chuki wewe. Usikutangira n'umwaka n'amagambo, unajua kuanza mwaka na maneno. Usikutangira n'umwaka n'ubugome, unajua kuanza mwaka na upako. Eso bundi bushize hari nibari le 20 combien z'ukwa 12, kama ilikuwa le 20 combien ya mwezi ya 12, twagiye kuri gereza, tulienda ku prison. Pastor arambwira, pastor akaniambia, arambwira ngo mama, aseme mama, ngo ikintu ngiye kugusaba, kitu bina kuomba, ngo tuyu mwuka wa karande wo kujya tujya kuri gereza mu kwezi kwa 12 mu minsi mikuru, haribu hii roho ya reclamation ya kukuwa naenda ku prison kwa siku ya buri munsi kila siku ngiye kusanga sani yenda kuva muri 2022 toka mu 2022 buri bunani tujya tuburira hari ya kuri gereza, kila bonane tulikuwa na ikulia pale kugereza pale, tukasanga hari watu wafunzwe, nakuta kuko wewe, tukasanga hari wa Mkristo wafunzwe, nakuta kwa Mkristo, tukasanga wenda ni unuwaji, wengine tukasanga wenda ni tukasanga tunakuta ejo mundi twagiye gusanga tusanga ni umupasteri. Siku ilipita tulienda tukakuta ni pastor. Arambwira ngo mama, pastor ula akaniambia ngomba gusenya uyu mwuka, tubomole hii, ntabwo ari umwuka uri normal, hiyo iko roho ya normal. Yesu nashimwe. Amen. Uyu mwana arakura, mtoto huyu akakoma, mwana arakura, ariko akakoma ari izina ry'ubuhumiri, na iko na jina ya ubora. Sisi niba nyina yaramwisirindi zina, sijue kama mama yake niba se yaramwisirindi, sijue kama baba yake, nawe sinzi sinu ufite, nawe sijue jina uko, sijue siko na nyoko wako, sijue baba yako na mama yako bakwise, sijue gisi ariko se na ubwawe, lakini wewe uramutse wigenzuye kama unajichunguza usangura iki, unakuta uko nini musanzwe mu buryo bw'umwuka, kwa kawaida kwa kiroho usanzwe uri iki, uko kitu gani? Hano tugira imbaraga sima, hapa tunakuwaka na nguvu za Mungu. Ninjya mbwira abantu ngo umuntu atakirijwe hano, ninaambiaka baba ntabwo ushobora gukirizwa, hano tugira Imana, kandi tubyiza abantu kuri, ariko ni iki gituma mutakizwa? Kitu gani amuokoke? Ni iki kigutera kutakizwa? Kitu gani inasababisha umwaka ukaza ukata, ingine inakuja inapita, uragiye mu mabetize zawe iyo ngiyo, waragiza kuza mu mabetize zawe, kisha kwa mabetize uraje kunchanganikisha, unakuya nichanganikisha. Oya, hapa ibyo ntabwo tuzabyemera, ile hatutakubali, ntabwo tuzabyemera, hatutakubali kitu. Uyu mwana ngo arakura, uyu mtoto akakura, amaze gukura, sasa mtoto yeye alikuwa ikibazo, sikia shida, aje ku muryango w'urusengero, akaenda kwa mlango ya kanisa, aje ku muryango w'urusengero, akaenda kwa mlango ya kanisa, noneho agira ikibazo cya kabiri, akawa na shida ya pili, abawo gusaba, akawa wa kuomba. Faida yatambuka tuwama,
Aida akipita pastor yatambuka ati wama. Pastor akipita na mama Sandrine yatambuka ati wama. Sandrine akipita sema mama Esther ati wama. mama Esther akipita aba ubuzima bwo kusabiriza akawa mu maisha ya kuomba utarimenya mu rusengero utajijua kabisa utarakizwa mu rusengero utaokoka kabisa uwa mu bintu bidasanzwe uwa mu bintu bimwe bitari ukuntu kandi nawe ukasanga koko na unakuta kweli iki ariko reka mugire mwene data ni igihe cyo gufata decision ya kukamata kugira ngo tugendane n'Imana kandi nitugendana n'Imana tuzagira ibyiza byo mu gihugu uyu mwana wajya ku rusengero tuzagira ibyiza byo mu gihugu uyu mwana wajya ku rusengero niba ari umusore simbizi kama ni kijana si ijambo ry'Imana ntabwo ryambwiye ngo ni aseme kama ni kijana ryambwiye ngo ni umukobwa aseme kwamba ari ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ni impumyi na niambia ni kipofu umunsi umwe siku moja nawe wibwire ngo umunsi na wewe jiambie siku kandi moja ikifuzo cyawe ukibwire ngo tati yako uiambie umunsi umwe siku moja. Amen. Amen. Umunsi umwe siku moja. Yesu nashimwe. Amen. Umunsi umwe siku moja. Umunsi ugeze. Siku moja ilipofika. Umunsi ugeze. Siku moja ilipofika. Shobora kuba bari igihe kingana gute? Shobora kuba bari igihe cy'imyaka n'imyaka. Ariko umunsi umwe w'Imana. Iyo nawe ufashe decision. Utafashe ibintu akamenyero. Utagiye mu rusengero kubera ko wagiye. Utagiye gukora umugenzo. Wundi w'abanyadini bakora. Watu ya dini wanafanya. Baririmbye Imana bahungisha. Waimbaji Mungu awabariki. Baratuje ngo Mana niba tukugiriye hungisha. Mungu kama tumebarikiwa tendana natwe. Tembea na sisi. Tendana natwe. Tembea. Nimba tukugiriye hungisha. Kama tumebarikiwa. Mana nimba tukugiriye hungisha. Kama tumebarikiwa. Turagukeneye kugendane natwe. Tuna haja utembee. Jambazi Imana nesemana. Na ulisema. Abantu badabigisha mu nzu y'Imana. Watu mu nyumba ya Mungu. Abantu basinziriye. Na watu wanasinziriye. Abantu batumva. Ndio maana watu kandi mu kutumva kw'abantu kukatuma abantu badakizwa. Inaacha watu wataokoka. Abarokole amena. Warokole amena. Ani bahumugisha. Mungu awabariki. Amen. Amen. Ni ihe mpamvu ituma tutakizwa. Sababu gani atuokoke? Tuhora ku muryango buri munsi. Tunaendelea kwa mlango kila siku. Iliya mumyi. Ile kipofu. Pastor yarahatambukaga. Pastor alikuwa na ariko kubera kamenyero. Kwa sababu ya zoezi. Ni nakamenyero. Kwa sababu ya zoezi. Nakamenyero. Ni zoezi. Nyamara nasomye ijambo ry'Imana. Nimesoma neno. Liragira ngo Yesu abwira abigisha. Yesu akambia wani munyizere. Kama mukiniamini. Muzakora n'ibyo ntavuze. Mutatenda na binye sikufanya. Bivuga ngo nitwizere Imana. Sema tukiamini. Tukizere imbaraga z'Imana. Nguvu ya tushobora gukora. Unaweza tena. Nibyo Kristo atakoze. Na yenye Kristo kuko muri twe harimo kwizera. Ariko impamvu ibyo kwizerwa bitakoreka muri twe niye. Kuaminika alifanya. Ni wa mwanya wo kumenyera Imana. Muda ya kuzoea. Ni wa mwanya wo kumenyera Imana. Muda ya kuzoea mambo ya Mungu. Nitukizwa. Tuokoke. Amen. Amen. Ejo ndi kubona ni bari kwa kane. Tuzi kama kubonane kama siku hiyo. Ndi nawe ngiye gutanga ubutumwa. Tunalinda nitoa ujumbe. Ajije Imana Yesu yunguyu nawe yatewe n'iki. Niuliza Mungu naye ameshambuliwa na ibiki byamutesha. Vitu gani vimemshambulia? Ariko reka mbabyizi. Lakini acha nimwambie. Imana Mungu mutayikorera. Kama mumtumikia. Hizi ndabyo zizakorera Imana. Na hii maua itatumikia Mungu. Iracyafite ibihumbi. Angali na watu 1000. Bitararamya bandi. Benyaba ya Mungu. Iracyafite ibihumbi. Angali na 1000 ya Imana iracyafite abantu bayo. Mungu angali na watu. My friend yo kuyabakorera. Yo gukorera Imana kandi bagakorera Imana. Bakutumikia Mungu na banatumikia. Yo mawe ndabwira Imana ni Imana. Ndio maana mimi naambia usandinde guherekeza abantu. Unilinde kusindikiza abantu. Urugendo rugana Siyoni. Wa hii safari ya kwenda Usaje wigenzura. Kwenda jichunguza. Utazamuherekeza abantu. Usipoe umesindikiza watu. Munzu y'Imana twimenye. Nyumba ya Mungu tujita. Munzu y'Imana haramo impinduka. Nyumba ya Mungu kuna Munzu y'Imana niho tujya duhinduka. Nyumba ya Mungu ndio tuna. Munzu y'Imana niho tujya tukiza. Nyumba ya Mungu ndio tunaokea. Umuntu yigishijwe. Kama mtu akigishijwe imyaka 5 anafundishwa miaka 6 atakijijwe na haokoki. Gendana nawe mu buhe buryo? Unatembea naye je? Azakumarira iki? Atakufalia. Azakumarira niki muri gani anikele? Nabwi abarushize ni. Nilisema siku hiyo. Kristo kugira ngo ahindure umupagani. Alinde mpagani. Niko ashobora gusenga. Ni kwamba ashobora kujya ku mavi. Anaweza kujya ku mupagani kugira ngo ahindure umukristo. Pagani juu ageuze mkristo. Ni minota 0. Ni dakika 0.
ukibaza impamvu ni yishi unajiuliza impamvu abapagani bajya babahindura pagani banabahindura niko nta jambo riba riri muri hamuna neno ndani ariko iyo umuntu afite ijambo mtu akawa na neno pagani yaje afite ayo magambo yiwe iko na maneno uramubwira ngo stop unamwambia simama yewe singira uwanjye ngo nigenge juni jiongoza kahita ugenda ariko umupagani araza wowe mukirisitu maze imyaka n'imyaniko mu rusengero ukamuha umwanya nuza aho avuye gukura abazimu niwe nuzi ibyo amazemo iminsi akora ukamuha umwanya warangiza kumuha umwanya akagukamuramo na twa tubaraga tw'Imana toshamo na zile nguvu za Mungu. Nicho kibazo dufite. Ndio shida tuko nayo. Nicho kibazo dufite. Ndio shida tuko nayo. Ariko kugira ngo dusenye tuzagusenya. Bali wewe utubomoe tutakubomoa. Hanyuma uyimpumyi. Sasa hii kipofu iba ku muryango akawa kwenye pastor yagombaga kutambuka ku muryango pastor angepita akanamusengera anamuombea akanahumuka na anafunguka. Izina rye yitwaga impumyi. Jina ilikuwa kipofu. Yitwaga impumyi. Aliitwa kipofu. Ntabwo yitwaga runaka. Yitwa fulani. Amazina ababyeyi babo babahaye. Amazina wa yitwaga impumyi. Ni kwisa kwa Imana ritubwiye. Ndio la Mungu. Ku murongo wa 3 mstari ya 3 haravuga ngo nuko na Yesu alipokutana na Yesu icyama tukahura nawe wakulipa tukutane icyama tukahura nawe icyama buri munsi wakulipa ubundi umukizwa umukristo buri munsi agomba gukizwa niyo mpamvu Lene White yavuze ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe yaba mu rupfu yaba mu ntambara yaba mu kwangwa yaba mu gutereranwa yewe nzakomeza kuba umukristo kandi iyo tusomye igitabo cy'umugenzi uyu mukobwa ijambo aka gatabo karatubwira ngo yari umukobwa mwiza asema alikuwa msichana mzuri mzuri aho umwana ajya mujye muhareba ko ari heza na kwenye anaenda muone kabisa kwamba ni mzuri. Yesu nashimwe yari mwiza alikuwa mzuri. Haleluya Yesu nashimwe ariko aravuga ngo nawe igihugu cyose cyantererana nchi yote naweza litopeleka naho abantu bamvaho hata watu wanaweza kibazo niko mushaka abantu ko bababaho aho kugira ngo mubane n'Imana ejo undi nabwiye pastor ndamubwira nti juzi niambia pastor yewe kugira ngo bane n'abantu niishi na watu nzabana n'Imana niishi na Mungu kuko aho ngava toka na kwenye umuntu n'umuntu kandi umuntu arahemuka mtu anafanya kama baya umuntu ugirira neza mukanya gatoya mtu namtendea kamema dakika chache ukamukura habi mukanya gatoya namtosha pabaya kidogo ariko mu 0 minute akabumwanzi wawe mu 0 minute uwo ni wo Mungu ule ni mtu niyo mpamvu rero nibo mushaka kubana nabo bonye munataka kuishi mukristo ni mukristo wa kubana n'Imana mukristo ni wa kutaka mwishuze kubana n'Imana unahitaji kuishi utakubana n'abantu kushinda kuishi wifuze kwegera Imana urutuko kwegera abantu wifuze kubana n'Imana bene data Yesu nashimwe cyane haleluya haleluya kanya murasinzirira iwanyu mwumve kidogo mutasinziria kwenu msikini kanya ngiye kubacura muje kuryama kidogo mtaenda barudisha mnaenda nalo kwimvura ihari ko munyumve hata nyumba nani mvula iko munisikie Yesu ashimwe amen haleluya amen wifuze kubana n'Imana mtali kuishi na mureke kubana n'abantu wache kuishi na watu wigiye gitoya mtu ni wa muda arabigiye gitoya anaishi muda ibyo akorera mwisi byose biba byuzuye mu mufumo yote binataka ariko yuwane n'Imana lakini ukiishi nawe abantu bakuvaho hata watu bakikuondokea Imana ikakwemera Mungu anakupa kabuza hakuna shida abigishwa ngo babaza Yesu wanafunzi bamaze kumubaza baramubaza ngo ariko Yesu wakauliza Yesu uyu mugabo uyu mwanaume uyu yakoze iki alifanya nini yakoze iki alifanya uyu yakoze iki uyu alifanya kugira ngo avuge ari impumyi ese niko se yakoze icyaha baba yake ese niko nyina yakoze icyaha ese niko umuryango wakoze icyaha Yesu ngo aramusubiza asubiza abigishwa be aragira ngo kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we ndibona gutangariza muri ayo masaha ndakeneye kugira ngo imirimo y'Imana
ukuri kose reka imirimo y'Imana yerekanirwa muri wowe kuko imirimo y'Imana yerekanirwa muri wowe hari ikiri bukoreke muri wowe itafanyika. Amen. Amen. Imirimo y'Imana matendo ya yerekanirwa muri wowe yonekane kugira ngo yerekanirwe muri wowe imirimo matendo ya Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Imirimo y'Imana matendo ya Mungu yerekanirwe yonekane muri we ndani. Yesu amukoraho, Yesu akamugusa, amukozeho, alipomugusa arahumuka, akafunguka macho. amaze guhumuka, alipofunguka numvise kabiri cyageze usikie ya pili ifanyika nuko ngo anyuze muri uwo murwa. Alipopita kwa ile Abayuda bari abantu babi, Wayahudi walikuwa wabaya, bari abagome, walikuwa watu wabaya. haleluya. Amen. Ngo batangira kubaza ngo mbese Anza kuulizana ni yeye mpumi. Mwe yigeze kugera hano? Mtu mmoja alifikaka hapa, Ranzi kera analijua zamani, yambonye sasa niona asihe ni wowe, ni wewe mama Bri, ni wowe, ni wewe mama Pris, ni wowe, ni wewe. imirimo y'Imana, Matendo ya Mungu, imirimo y'Imana, matendo ya Mungu. ese muri wowe Ndani yako haragahe uw'Imana kuna muda kugira unapatia ngo imirimo y'Imana juu matendo yerekanirwe muri wowe. ionekane ndani yako. Niba tujya mu nzu y'Imana, Kama tunaenda kugira imirimo y'Imana yerekanirwe muri twe. Iyi mirimo y'Imana izerekanirwa muri twe. Niko hari iby'Imana izaba yakoze. kuko yenyewe Mungu atakuwa Uzaza warwaye, utakuja Imana igukize. Imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Uzaza ufite icyifuzo, Imana igisubize. Uzaza ufite abadayimoni, Imana ibagukuremo. Uzaza ufite ikintu runaka cyakugoye, Imana ikigukorere. Hanyuma imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Ese koko imirimo y'Imana irimo irerekanirwa muri twe? Twebwe abakirisitu, twe aba Elohime, imirimo y'Imana iri kwerekanirwa muri twe. matendo ya Mungu inaonekana ndani yetu. Umwaka ngunyurarondeye, Mwaka iliisha, ndio tangiye tunaanza ingine mwaka. tangiye umwaka ukiri kwa kundi, Tunaanza mwaka na uko vile. umwaka warashize uri kwa kundi, Mwaka iliisha na uko vile. none turatangiye nanone, Tunaanza tena. turatangiye koko, Tunaanza tena. ubaye noneho ubisi kuruta kwa kundi Unakuwa bichi kushinda kisu likuu. nitugera hagati bizamera gute? Tukifika katikati Ese kuko hari imirimo y'Imana je, kuna matendo izerekanirwa muri wowe? itaonekana Ureke imirimo y'Imana mwache matendo yerekanirwe muri twe. ionekane ndani. Imirimo y'Imana Matendo ya Mungu yerekanirwe muri twe. ionekane Kuko ndani. iby'Imana izakora Na Mungu atafanya. nibyo bizatuma abantu batangazwa, Watu wanashangaa. nibyo babonye kuri twe. Abenyewe wanaona. Atese na runaka Sema na nawe asigaye asenga, Haya naona. atese na runaka Na fulani. nawe se burya. Nawe. Abayuda ngo batangira kubasanya, Wakaanza kuko icyo gihe Ile ntabwo wakati. bashakaga izina rya Yesu Hawakutaka jina la ko Yesu. rivugwa muri uwo murwa, Lisemeke. kuko Yesu byari kizira kuri bo. Kuwa kizira. Murazi yuko bamufashe bakamwica, bamushyiraho n'abasirikari bo kumurinda kugira ngo ataza kuva mu gituro. Ariko kuko Imana ariyo yagiye mu gituro, nanone niyo yavuye mu gituro, noneho ntabwo bashakaga kugira ngo bamenye ko Yesu hari icyo nanone yongeye gukora, kandi bazi ko bari baramwishe. Na alijua kwamba wamemuua. Banatangira ngo mbese Wakaanza sasa. niwe Ni yeye. ni yabo Ni ile kipofu. mbere yari impumyi, Mbele alikuwa ariko batangira kuvuga ngo mbese niwe. anaanza kusema ni. Reka nkubwire muvandimwe, Acha nikwambie. icyifuzo cyawe Itaji cyangwa ikibazo cyawe shida ya gishobora kuba ikibazo kikakwitirirwa inaweza wowe. kuwa shida inaitwa kujina yako. Sinzi niba unyumvira. Sijui kama unanisikia. Icyifuzo cyawe Hitaji yako gishobora kukwitirira izina. inaweza kuitwa jina yako. Ati murabona wa mudamu, Unaona ule mwanamke, wa mudamu yatambutse, ule mwanamke muramuzi mnamjua, wa wundi utabyara. njoo ule mwenyewe. Murabona wa mukobwa, Unaona ile msichana, muramubona mnamuona harashaka. hayaolewa. Murabona wa mukobwa Unaona ile afite amashuri, iko na masomo
masomo ariko ntabona lakini urabubona mbese amazina bamwitirira si y'amazina yiwe ariko reka nkubwire muri aya masaha ndagutangariza ngo ijambo ry'Imana niryo rigiye ngo imirimo y'Imana igiye kwerekanirwa muri wowe kandi imirimo y'Imana niyerekanirwa muri wowe hari icyo Imana iri gukora wowe hari icyo Imana iri gukora 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 amen oya hari icyo Imana iri gukora kandi igiye kugikora Yesu nashimwe amen haleluya amen Imana nigikora Mungu akitenda ukajya hariya ku bitaro unaenda hospital baravuga ngo uyu muntu batasema hii mtu manzi uyu muntu iko sawa Imana yakoze kuna kimwe Mungu utangira gufata isakoshi yawe ukaanza chukua sakame ya Imana izaba yabikoze Mungu atakuwa amebifanya bakwambika gatimba wakikuvalisha Imana izaba yabikoze Mungu atakuwa kandi iyo mirimo na ile matendo zerekanirwa muri itaonekana reka imirimo y'Imana wache matendo yerekanirwe muri ionekane na imirimo ya kamere muri matendo ya mwili nipfe igufite muri twe ahubwo imirimo y'Imana kini matendo yo kwigishwa ijambo ry'Imana kuko kumva ijambo ry'Imana imirimo y'imbuto z'umwuka zerekanirwe muri twe kamere zacu zipfe Paulo yavuze ngo njye ntabwo ngira uwanjye ngo kera nakoraga iby'abana ariko ubu ngubu imirimo y'Imana igomba kwerekanirwa muri twe ureke imirimo y'Imana yerekanirwe muri twe twebwe twazi uyu munsi Imana yavuze itubemo kandi dusubize kandi nidusubizwa imirimo yayo yarerekanirwa muri twe nidusubizwa n'Imana mu kazi kacu biragenda neza muri fiyasaye biraza yewe no mu rubyaro biraza no mu rugo biraza kuko ari imirimo y'Imana yerekaniwe muri twe tujye gusenga Imana tujye gusenga Imana tujye gusenga Imana ariko mbere yuko dusenga Imana mbele tuombe ndashaka kwanza ngo twigenzure nataka tujichunguze kuko hari ibyo tugiye kugira Imana kwa wenyewe tunaenda ambia hari ibyifuzo tugiye kugira Imana na mahitaji tunaenda ambia uzi ko hari abantu babesha bakabeshyira no mu nzu y'Imana watu wanadanganya na wanadangania mu nyumba yao mwarabibonye koko mulibiona umuntu akaza akabeshyira no ku gihimba mtu anakuya na kudanganyia na kumazaba aha ngaha hapa ayiwe yo aha ngaha hii fasi aha ngaha ni habi hii fasi ni fasi mbaya aha ni habi hii ni fasi mbaya ariko uyu munsi lakini leo mureke tufate decision wache tukamate hatua tugira Imana ngo Mana niba gukizwa tuambie Mungu kama ni kuokoka nabone ni utarakizwa kama huyaokoka fata decision je hanze chukua decision wende nje nubona byagiyemo neza kiona vinaingia mzuri uzagaruka ubijyemo urudie tena uko bizagufasha kugira umumaro kusaidia ariko nanone lakini tena kwanza kwitekereza unaenda kujiwa Imana ngo Mana waambie umwaka uratangiye mwaka inaanza kuko turi kumwe nawe Mana tuko pamoja na wewe agenda asenga amasengesho na wakati naomba maombi kwezi kurangiye mwezi kisha aya masengesho ndayasenga hii maombi mimi naiomba kadiri Imana ni Mana naambia Mungu ndakeneye kumenya yuko na hata nijue kwa uku kwezi niba waranyemeye kwa hii mwezi kama umenikubali nimba waranyemeye muri uku kwezi kama ulinikubali kwa hii ndashaka kubimenya nataka nabone nimba utaranyemeye Mana kama ukunikubali ndashaka kubimenya nataka ni ayo masengesho njanyase ile maombi mimi naiomba kandi ngasabiramo n'ibimenyetso na mimi naomba ndani kambira ngo ntabwo nakwishe Mungu ananiambia sisi Imana yabwiye ngo ntabwo nakwishe Mungu akisema zongera ndikurugutura naanzaka tena ngera nkajya hasi naenda chini kadiri Imana ni Mana nkeneye naambia nawe nina haja ya ubundi se tutishimiwe n'Imana kama ufurahiwe na wakwishimirwa nandi na unaweza furahiwa urutse ko yagushimisha mu minota mikeya mtu anaweza kufurahisha akongera akakuva iruhande anakuona ariko Imana igushimisha igihe cyose Mungu anakufurahisha ko wagubwa neza naweza kuwa mureke gushimishwa n'abantu wache kufurahisha ahubwo munezererwe Imana mufurahie Imana nayo izabanezeza Mungu atawafurahisha kandi muzabona ineza taona mazuri ya tujye gusenga Imana tunaenda omba tujye gutangira uyu mwaka tunaenda anza umunsi ni tariki 7 leo ni ariko tarehe muri iyi minsi 7 na hii masiku y'ukwezi
saba muri minsi 7 y'ukwezi masiku 7 ya muri mwezi minsi 7 y'ukwezi masiku 7 naho nayibagirwa Imana yavuze siyasahau yenye Mungu kuko tugiye kubisengera tunaenda kandi biombe turabona ineza y'Imana taona mazuri kuko ya abasenze uyu munsi wenye baliomba leo kuri nimutagira iby'Imana ubwivu kama mfanye hari kabisa Imana igiye kubaho wenye Mungu anaenda hari Imana igiye gukora hari Imana igiye kureba kandi imirimo yayo tendo ya izerekanirwa muri mwe taonekana ndani hanyuma rero tugiye gusenga Imana ariko mbere y'uko dusenga Imana mbele tuombe tugiye kongera kubaza Imana tunaenda uliza Imana muri iyi minsi 7